Hello, ni Samuel nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo utegura inama ukoresheje application twita Zoom. Okay. Zoom nk'uko mubibona nk'umva nyigiyemo ariko barambaza join a meeting, bakambaza sign up, bakambaza sign in. Tubanza tumenye niba koko namwe mufite Zoom application muri telefone zanyu. Okay, kuko turategura inama dukoresheje telefone. Turabanza tujye muri Play Store, ikintu cya mbere tujye kureba application ya Zoom. Iyo tuvuze Play Store ni ahangaha niho haba harimo application nyinshi aba designers batandukanye bagenda badushyiriramo. Okay, turakanda Play Store, twagiye. Tugera Play Store, turandikamo Zoom. Okay. Muri search for application or game, so turandikamo, uratayipingamo Zoom, bagiye ndikamo Zoom. Urabona iyi ni Zoom, ukuyandika ubundi igahitizamo. Okay. Zoom, bahita baguhereza Zoom meeting application. So urabibona. So urabona hari ubwoko bwinshi butandukanye bwa Zoom, ariko dukeneye iyi ngiyi yitwa Zoom Cloud Meetings. Okay. Niyo dukeneye, ni nayo uremeza, uyikandeho, hanyuma noneho ukore install, kuko njye nsanzwe nyifitemo. Icyo nkora no gukora open, ariko ukore install. Sibyo, tegereze imare kuba installed, noneho tugaruka inyuma rero kuri screen ya telefone yacu, ukande muri Zoom, urisanga hano. Kubera ko wenda uraba uri mushyashya, urabanza ufunguremo account, uraza mu ijambo sign up kugira ngo utungemo account. Okay. Nyuma uhitemo setting. Okay. Time out. Okay, katurebe noneho ibyo Zoom ukora. Zoom start a meeting, ufite ku joining a meeting ya video conference cyangwa video meeting. Ikindi wakora uri kuri Zoom, share your content, ufite gushiringa content elsewhere even others can see, n'abandi benshi babibona. Message your team, ufite kohereza ubutumwa, ukabohereza audio, ukabohereza file, igitabo cyangwa se ama image ukoresha Zoom. Okay. Can work elsewhere with anyone. Okay. Hanyuma rero urajya muri sign up, ufunguremo account, bakubaza umwirondoro, igihe wavukiye, Gmail account yawe uyandikemo, hanyuma baguha ubutumwa, ujye kuri email yawe, ukore password. So reka ngero nce kuri sign in, ndakora sign in with Google. Okay. Sign in with Google. Ariko nshatse nakanda hano ngo forget password, mu gihe nibuka password yanjye nafunguje bagahita nyiri setting. So rero nshatse nakwandikamo Gmail account yanjye, hanyuma nkakora send, bakanyoherereza ubutumwa bugufi kuri Gmail account
nkajya kubureba kugira ngo ndi setting password yanjye mu gihe nayibagiwe. Najya kuri Gmail account, nagerayo nkahasanga ubutumwa. Ubona ko Zoom imaze kunyoherereza ubutumwa bwo kuri settinga my password. Okay, kandaho. So narangiza abijyamo. So reset your password. Okay. Ani igihe wayibagiwe. So your password was changed successfully. Already have Zoom installed. Barakubaza niba ufite Zoom iri installed, hanyuma uvuga yego. Aha, sign in. Okay, shiremo account, hanyuma password. Okay, mukore sign in. So urabona rero aho ngeze, ngeze new meeting, join, schedule, share screen. Kuko nshaka rero gukora meeting cyangwa se kubera ko ba scheduling meeting, ndaza kuri schedule, ndakanda schedule. Okay, ndakanda aha schedule meeting. Okay, hanyuma Samuel Barteze Muhayimana Zoom meeting, hariho ndahashyira title, ndashyiramo title, ndakanshyiramo wenda se meeting, meeting with my friends. Ni urugero. Title nyihaye, titre ni kuri anyise, hanyuma date, uyu munsi turi 9 z'ukwa mbere 2021. Aha, noneho ndashaka ko inama iva ryari kugeza ryari. So date, nahindura date igihe inama izabera. Reka mvuge ko inama izaba ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere. Ndaza nkande kuri plus kugira ngo nongere nyine, nongere igihe. Hano handitse plus, hano hakaba minus. Plus ni ukongera itariki, minus ni ukugabanya itariki. So okay, ubwo ndakanda plus, ngire tariki 11 z'ukwezi kwa mbere 2021 nk'uko mubona hano habigaragaza. Okay, so narangiza nkakanda set. So, inama izatangira guhera sangahe? From ni igihe inama izatangirira. Ndashaka ko inama izatangira guhera saa 8. Okay, niba ari saa 8 ndagira 14 zuzuye, nkore set. Okay, barambwiye ngo Zoom basic plan has 4 minutes limit of meeting with 3 or more participants. Okay, ushobora gufata iminota 40 mbere yuko abandi ba joining. Okay, cyangwa se iminota 40 bakwibutsa ko inama ihari. Nta kibazo. Inama izarangira ryari? Saa 11:30. Nta kibazo. Time zone cyangwa se centre dufatiraho igihe ni GMT 2+ Central Africa time. Okay, iki gihe ni sawa. Hano barambaza ngo repeat. Niba nshaka ko inama izajya iba buri munsi, hano handitse repeat, ndakandamo. Sinzi niba turi kuhabona repeat ngaha. Kuri repeat hari never. Niba nshaka ko inama izajya ihora iba buri munsi bitewe na gahunda mfite n'abantu banjye twahanye, ndakanda kuri never. Hahite haza every day, every week, every 2 weeks, okay, every month, every year, bitewe n'igihe nifuza. So niba nshaka rero every day, okay, every week, buri kuwa. So ubwo navuze ko ari kuri tariki 11. Okay, buri cyumweru kuri uwo munsi izajya iba. Niba ari weekly, niba inama izaba ku
umunsi tariki 9, ubwo tariki 11 azaba ari ku wa mbere, ubwo iyo nama yagiye buri wa mbere w'icyumweru. Okay? Aha, hano hari ngo end repeats. End repeats ni igihe wifuza ko bizarangira, wakandamo ugashyiramo itegeko uvuga ngo bizarangire tariki wenda se 31. 31 iyo gahunda izahita irangira yo kuripitinga buri munsi. Okay? Nizo bakanda okay. Urayibona? So urabona aha ngaha bizajya biba buri week cyangwa se every week, ni buri munsi w'icyumweru, ariko icyo gikorwa cy'inama kizarangira kuri 31 ku cyumweru z'ukwa mbere 2021. Aha, ibyo byarangira barambaza ngo use personal meeting. Yes, personal meeting ni ngewe nyir'ubwite, ID ni iyi ngiyi nta kibazo. Hanyuma hasi hano ngo require meeting passcode. Ese kugira ngo umuntu aze mu nama bizamusaba passcode? Only users who have the invite link or passcode can join the meeting. Abantu bafite password iyi nama nibo bemerewe kuza mu nama. Uvuze hoya, okay, ntabwo byakunda kubera ko umuntu agomba kuza mu nama nyine wamutumiye. So gahinguko ugahita kureka passcode azaba ari iyi ngiyi, niyo code bazinjiriraho. Urabibona hano, iyi passcode niyo turaboherereza kugira ngo bazabashe kwinjira mu nama twateguye. Okay? Aha, munsi hano handitse ngo only allow authentication users. Ibi ngibi si ngombwa. Hano handitse ngo host video on. Urashaka ko abantu bazaza mu nama muzakora inama murebana, dore ngaha, ariko hano ntabwo havivuye, urahabona ko hafunze. Kugira ngo rero muzakore inama murebana, mwashyizeho video hano hafungura, urabibona, participant video on. Urashaka ko n'abatumirwa nabo bazashyiraho video zabo? Yego, urazifungura niba ubemereye. So add to calendar, urashaka ko kalenda yawe, okay, urabona aha hari add to calendar. Iki gikorwa ukoze tucyongere kuri kalenda? Yego, urabona ko kalenda hano irafunguye. Okay? Aha, ibi byarangira rero babirangiye, icyo ukora no gukora done. Done iri hejuru hano mu nguni hejuru, iyi done. Okay, iyi done irahita isoza igikorwa. Okay, hanyuma dukandemo inama yacu, tube turayischedulinze cyangwa se turayiteguye as you see here. Okay, allow Zoom to access your calendar. Okay, yes, allow. Aha, hano barakubwiye ngo add invite via Gmail. Niba hari abo ushaka gutumira binyuze kuri Gmail, ufite wakanda Gmail or email. Gmail ni Google, hanyuma email ifite kuba Yahoo cyangwa se Microsoft. Aha, so hano handitse ngo when this is recurring meeting, ni meeting izajya ihora iba. Topic meeting with my friends. So hanyuma meeting ID ni iyi ngiyi. Ibi ni byo biranga inama yacu. Inama yacu ngiyi. Aha rero nkuko muhabona, aha ibi ni byo ID, hanyuma na password nibyo biranga inama yacu. Aha, so ndumva ari ibyo. Hanyuma urakanda start. Start rero no kugira ngo utangize inama yawe. Okay, uramutse uyitangiye rero bahita bakubaza muri system, barakubaza ngo ese urashaka ko Zoom ikoresha microphone na kamera za telefone yawe? Nuko bakubaza
urashaka ko Zoom ikoresha mikoro za telefone yawe? Yego. Hanyuma ugakanda GoTT, hanyuma ugakora allow recorder audio. Urashaka ko Zoom ikodinga inama? Urashaka ko Zoom ikoresha amafoto? Wavuga ngo yego, hanyuma urabona ko nyine ibintu ari sawa, watangira gukoresha amavideo murebana, ibintu ari uburyohe. Okay. So aha rero nk'iyo hano mu nguni y'iburyo hano handitse mute, ni ugufunga mikoro yawe. Stop video ni ugustopinga video. Okay. Hanyuma share ni igihe ushaka kwigisha abantu, kubasharinga desktop, wakanda share, hanyuma ugahitamo gusharinga ibintu biri kuri Google, amafoto, document, bookmarks, screen, camera n'ibiki. Hanyuma ibyo ukoze kuri screen ya telefone yawe cyangwa se ya computer, abo watumiye mu nama bakagenda babibona step by step, mbese nyine ibintu bikaba uburyohe. Okay. Hanyuma participant, iyo ukanze kuri participant uhita ubona abo muri kumwe mu nama cyangwa se abatumirwa bose bari mu nama. Kuri more, aho uba ugiye kureba kuzamura ikiganza, raise a hand, disconnect audio ni ugufunga amajwi, security, chat ni ukwandikirana kugira ngo mwandikirane message ibintu bigende neza cyane. Urabona ko harimo twa emoji, urabona ko twa emoji turimo natwo wagenda twohereza. So hanyuma rero hano hejuru mu nguni hari end ni igihe ushaka kuva mu nama completely, abandi ukayibasigamo. Ukanze hano hejuru handitse ngo Zoom, uhasanga ukanzemo uhasanga meeting ID, uhasanga ibintu byinshi cyane. Aha rero ushatse wanahakura link washyira abantu. Kugira ngo utange link rero ukandamo nkuko mubibonye. Kansubireyo, kambaze nkureho video, usubira hano hejuru handitse ngo Zoom ugakandamo, warangiza bakaguhereza hano handitse ngo invite link, ugahita ukandamo muri iyi link, bakakubwira ngo invite link has been copied to clipboard. So icyo usigaje rero ni ugusubira inyuma hasi hano ukareba kuri desktop cyangwa se screen ya telefone yawe, ugahitamo WhatsApp, ukajya ku bantu ushaka koherereza, ukajya ukora paste, hanyuma nyine link y'inama ikabageraho. Okay. Ariko ukanandika iriya passcode n'iriya ID y'inama kugira ngo bize kugenda neza. Urabona hari ID na passcode byose urabiboherereza, hanyuma cyangwa se ukabaha link bakajya bajoininga. Okay. So navuga rero ngo mwakoze cyane gukurikirana video y'uburyo bateguye inama ukoresheje application ya Zoom. Naho ubutaha, ariko nimwe bagirwe gukora subscribe kugira ngo tugumane igihe cyose tujye twigana ikoranabuhanga. So ariko mwanajya mwandika inyunganizi niba hari ibyo mubona twateguraho kugira ngo nyine duteze imbere ikoranabuhanga. So bye, mukomeze kugira iminsi mikuru myiza.